Yesu ashimwe nanone. Ni Ingabire Jeanne Gentil kuri Va mu Byaha TV. Ngarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana, mbahe n'agace gatoya ku buhamya bwanjye bwo mu rugo nyine nk'uko nabibabwiye ubushize. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kurisoma reka dusenge. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana, mbahe n'ubuhamya gatoya, ibindi nzagenda mbivuga nkurikije komanteri zanyu, kubera ko iyo abantu bateye komanteri nibo baguha ikiganiro gikurikiyeho kugira ngo basobanukirwe kurushaho. Reka dusenge Imana mbere yo gusoma ijambo ry'Imana. Nyiringabo Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga ntawe uhwanye nawe, ni wowe uvuga bikaba, ni wowe utegeka bigakomera. Ngwino ushyigikire ijambo ryawe muri uyu mwanya, uzuhagararane nanjye, uzuvugire muri njyewe. Ntacyo mfite navugira ahangaha, ariko uvugiye muri njye abantu babasha kumva, Mwuka Wera akamanuka akabasobanurira kurushaho, imirimo n'ibitangaza byawe bikarushaho gukoreka. Uri Imana nziza utandukanye n'abantu rero, ngwino udushyigikire muri uyu mwanya, urwanye ibiturwanya, uhige ibiduhiga, ukomeze kuvugira muri twebwe ibyagirira akamaro abantu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, n'ubundi ni muri Mariko ibice 10, duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibyo gusenda abagore. Nuko arahaguruka avayo, ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe, umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Ibi ngibi tubisomye muri Mariko. Reka twongere tubisome no muri Luka, twumve Luka 16. Luka 16 duhere ku murongo wa 18. Reka duhere ku murongo wa 16 twumve. Luka 16:16 haranditswe ngo, amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Umuntu wese arabutwaranira. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira, kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'ucyura umugore usenzwe n'umugabo we aba asambanye. Reka twongere dusome Matayo 19 umurongo wa 1 kugeza wa 12. Matayo 19 duhereye ku murongo wa 1 kugeza wa 12. Haranditse ngo ibyo gusenda umugore. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose?
nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati abantu bose ntibashaka kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Nuko kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ushaka kubyemera byemere. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakikiriza ngo dushimiye Imana. Twasomye inkuru zo muri Mariko ibice 10 duhereye ku murongo wa mbere. Turongera tuzisoma muri Luka 16 umurongo wa 18 ho ntibabivuze ku buryo burambuye. Turongeye tubisomye muri Matayo 19 umurongo wa mbere kugeza wa 12. Twari turi gusoma ibijyanye no gusenda umugore. Ariko aha hantu nkihasoma naravuze nti kubera ko mbere Yesu Kristo ataratubambirwa abagore ntago babarwaga, nta nubwo bavugaga igitekerezo cyabo mu bantu. Niyo mpamvu banditse umutwe ngo mbese ngo umugabo yemerewe gusenda umugore. Ariko wenda n'abagore yo bagira icyo bashaka kubaza bari kukibaza. Niba muri Matayo dusomye ngo ikintu cyo Mose yarababwiye ngo umugore yemererwa gusendwa ari uko yasambanye. Bityo niba umugore yasambanye agafatwa, umugabo yabaga yemerewe kumusenda, kandi wa mugore wasenzwe ntago yabaga yemerewe kongera gushaka undi mugabo. Abantu tubisobanukirwe neza. Hari abantu bagenda babwira abantu ngo gushaka kabiri ni icyaha, ariko ngewe ahangaha nkimara gusomera ijambo nasanze nimuvuge wenda ngo ndi kwirengera kubera ko nanjye bishobora kuzambaho, ariko ngewe hari icyo numvamo muri iri jambo ntaciye hirya no hino ubwo mvuze uko ryanditse. Nasanze umugore n'umugabo bashobora gutandukana, ariko Bibiliya iragaragaje ngo Mose yarababwiye ngo uzasenda umugore wawe byonyine icyaha azaba yakoze cyamusendesha nuko yafashwa asambana. Nimba yafashwa asambana wemerewe kumusenda, kandi nimba umusenze nawe ntabwo yemerewe kugira ute kongera gushaka, kuko umuntu uzamushaka azaba agiye gusambana kwa mugore yafashwe asambana. None nimba habayeho divorce igatandukanya abantu, ariko umugabo atafashe umugore wasambana bapfuye ibindi bintu byo kutumvikana byo muri iyi si nyene bigoye, niki cyatuma wa mugore atongera gushaka? Niki cyatuma wa mugabo atongera gushaka? Kuko turasomye ngo namusenda atamuhoye gusambana azaba amuteye gusambana, kandi umuntu uzashaka uwo mugabo niyongera gushaka nawe azaba agiye gusambana. Bivuze ngo niba mutandukanye umugore atafashwa asambana, wa mugabo niwe ukoze amakosa, niwe uteye wa mugore kongera gushaka, kandi nawe yiteye kongera gushaka kuko yanze umugore we kandi ntaraberaho. Bivuze ngo mwabagabo mwe rero mwebwe muri kwanga abagore banyu mutabahoye gusambana. Harimo abari kubanga ngo babahoye ubukene bw'iwabo, babahoye ko badafite imbaraga zo gukora cyane. Ugasanga umugabo yanze mugore we atamufasha asambana, akamwanga gusa ko iwabo nta mitungo ivayo iza kubunganira mu iterambere, akamwangira ko se yamuzanye yamugezi we akarwara nk'indwara runaka, cyangwa yaba yarafite akazi bakakamwirukanaho, bigatuma atongera kwinjiza nk'uko yinjizaga. Wenda yagiye kumushaka akiri umukobwa afite imbaraga,
afite akazi keza kinjiza, none amaze kuba umugore akazi bakamwirukanyeho, cyangwa se afite imbaraga zo gukora mu murima dukore ku mpande zose, tureke gufata ku mpande wenda z'abafite akazi runaka kabizi, dufate no ku bahinzi borozi. Umugore bamushatse afite imbaraga zo kuba yacuruza bikemera, yahinga bikemera, yakorora bikemera, none byabaye ngombwa ko arwara, nta mbaraga gifite zo kwinjiza. Ibyo bikaba impamvu y'uko umugabo amwanga, agashaka ngo batandukane, agashaka izindi mpamvu wenda zizamufasha mu rukiko, ariko mu mutima we cyangwa mu rugo babiziranyeho ko icyo azize ari uko atagifite ubushobozi bwo kugira ibyo yinjiza mu rugo. Hariho n'abari gutandukana bapfuye ngo ko umugore ngo ari kubyara abana benshi, batari kumvikana ku kijyanye na onapo. Niba nk'umugabo avuze ati mugore jya muri onapo wifungishe burundu, umugore ati oya, kwifungisha burundu simbishaka. Cyangwa se niba umugabo avuze ati mugore fata onapo, umugore yayifata ikamutera uburwayi, bwa burwayi bigatuma umugore yayivamo akabyara cyane, umugabo adashaka kubyara cyane, umugabo ngo ndakwanze, ubwo akaba aramuharitse cyangwa basabye ubutane, ariko bagashaka izindi mpamvu zishamikiyeho, ariko impamvu nyamukuru ngo ari uko ari kubyara abana benshi. Ese ko wanze mugore wawe ngo ari kubyara abana benshi, ejo ukamwanga ukajya kuzana undi uzanye we ntari bubyare? Ahari se nibura uzanye umukecuru wacuze? Ahari se nibura uzanye ingumbi itabyara? Ahari se nibura uwuzanye uhise ujya kumufungisha burundu? Sinzi abagabo muri iyi minsi ikibazo bafite, bari gushaka gusenda abagore babo batabahoye gusambana. Kandi muri Bibiliya turasomye ngo ikintu cyakwemerera gusenda umugore ni ugusambana byonyine. None umugore ntiyagusambaniyeho, uramusenda umushakaho iki? Ahubwo se noneho abagore tubagarukeho. Niba Mose yaremereye abagabo gusenda abagore babo kubera ko babafashe basambana, twebwe itegeko rirengera abagore riri hehe? Nimba se wowe mugore wafashe mugabo wawe wasambana, wowe urakora iki? Ntashoboye ngo araguharitse ku mugaragaro, ahubwo ari kugenda asambana hirya no hino, ugeze naho umufata. Wowe ni irihe tegeko rikurengera muri Bibiliya? Aho hantu muzahatangemo ibitekerezo, muvuge muti niba Mose yaremereye abagabo ngo nibafata abagore basambana babasende babahe n'urwandiko, ese umugabo wafashwe asambana we ni iki noneho cyamuhana? Ni iki cyarengera wa mugore? Aho ngaho ubwo ni ibitekerezo. Ariko ijambo turasomye ngo gusenda si byiza, kubera yuko Imana yaremye umugore n'umugabo, kandi ngiravuga ngo buri wese azasiga se na nyina ajye kubana na mugenzi we. Cyane cyane byabwirwaga abagabo ati uzasiga so na nyoko kubane n'umugore wawe akaramata. None abagabo bubu ntago bagishaka kubana n'abagore babo akaramata. Cyakora hari n'abagore nabo bari kwitegereza ibiri kubakorerwa, bakabona abo bagabo atarabo kubana nabo akaramata, kubera ko hari umugabo wishyiramo yuko umugore atakwahukana, ko bibiri bimubuza, bigatuma mukorera ibintu byinshi ku buryo ashobora no kwita mu kagozi, cyangwa akarwara zino ndwara zito stroke, agapfa akindutse. Ugasanga umuntu yabaye ikidebire, yarasaze ku musozi yikoreye imyenda ku mutwe, kubera ngo ntagashaka kwahukana, ntagashaka gutandukana. Ibyo nabyo muzabitangemo komantere. Niba kuba Bibiliya itaravuze ku mugore ngo naho bamushingira igiti, Bibiliya ivuga ati wa mugore we nawe nufata mugabo wawe wasambana cyangwa nagukorera ibi nibi, nawe uzigobotora iyo ngoyi, aho hantu naho kuganirwaho, mugatanga komantere ku kiganiro gikurikiyeho. Tuzaganira dushingiye kuri komantere mwatanze. Ese nimba Bibiliya yaravuze ngo umugabo ntagasende umugore we, nanamusenda azamusende nibura ari uko yamufasha asambana kandi amuha urwandiko, kandi wa mugore wahawe urwandiko rw'uko yasambanaga bakamusenda ntiyemerewe kongera gushaka. Ese umugore watandukanye n'umugabo we badapfuye gusambana, we ntabwo akwiriye nibura gushaka? Ibyo kintu ni icyo gutangwaho ibitekerezo. Reka iri jambo turihinira aha ngaha, hanyuma dusenga Imana, ubundi dutegereze komantere zanyu. Turagushimiye Mana ko wandikisha ijambo ryawe ni iryera. Wowe ubwawe urema umugore n'umugabo ntiwifuzaga ko habaho gutandukana, kubera ko umugore n'umugabo iyo babanye baba bahindutse umubiri umwe, ntibaba bakiri babiri. Ariko kubera iyi si igoye kandi iruhije, turimo turatandukana nabo twashakanye, umugabo akajya ukwe n'umugore akajya ukwe, kubera ibibazo biri mu isi biturembeje. Turagutabaje rero Mana uri mu ijuru hejuru ufite ibisubizo. Ijuru ryawe ntabwo ari iry'ibibazo, ni iry'ibisubizo. Wururutse ibisubizo byawe muri izi ngo,
kugira ngo Mwami Imana umugore yorohere umugabo n'umugabo yorohere umugore, babane nk'uko wabibateganyirije hatabayeho kunanizanya. Hari aho nasomye mu ijambo ryawe haravuga ngo utizera nashaka gutandukana atandukane. Bivuze ngo utizera nashaka gutandukana agatandukana, wa wundi abaye inzirakarengane, kuko habayeho gutandukana kandi hari aho Bibiliya ivuga ngo ntiyemerewe kongera gushaka. Ariko nimba atandukanye bidavuye ku busambanyi, ndatekereza yemerewe kongera gushaka kubera ko nta ruhare aba yabigezemo. Ndagusabye rero ngo utange ibitekerezo bizima ku bantu bawe, abagore n'abagabo basobanukirwa ijambo ryawe, bamenye ikibarengera, bamenye icyabatabara n'icyabakiza muri iyi minsi igoye. Urakoze kuko uri Imana, ngwino ubane natwe twambika imbaraga zo kunesha ibigeragezo kuko ni byinshi ntacyo twishoboreye. Imbaraga zawe turazikeneye, imbaraga zawe turazikeneye muri ibi bihe kugira ngo uze ufashe ingo kubana mu mahoro. Turagushimye ko ubyumvise kandi ko wihutira kudutabara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, naho ubutaha.